nibwo bwavumbuye iya ntwaro y'ikoranabuhanga yari yatangiye kunetraliza bari bateretse ngo itangire inetralize ibisasu by'umutwe w'inyeshyamba ndetse babanze bakontrole ikirere cyabo ku buryo batanagurutsa drone ariko kuki bajya bahagurikije drone kandi iki kirere cya kirere bari barimo bazi ko bagikatinze kubera ubwo bwoba bahise bakoresha inama yigitaraganya baravuga ati twaje gukina nabo n'ibintu tutazi twaje mu rugamba tutazi nimba M23 ifite intwaro zo kuturasa bigeze ahangaha natwe duhindure strategy baraturasha amakuru ufite nuko babarashe bakabarasana n'ibirindiro byabo drone M23 yabarashe ibarasana n'ibirindiro byabo kubarasana n'ibirindiro byabo rero bijyatumye umucanco ayikangamo bahita bahamagarana karana babwiye ko bahamagaye abacanco bari kuvaza kisangani berekeza bari kare bahamagarana bari buvire baravuga ati imeze bite bababwiye ishyano riri kubagwaho umucanco uri wari kare ntaratangira kuraswa neza ariko uri buvira yarashwe nawe ariko yari yarashe kuko mbibutse ko abacanco babanje kurekura misile zindimbura kuri M23 ariko amakuru bahanye ntasanzwe gusa ibyo nibikuyeho ko M23 nayo iri mu bwoba bwinshi nkuko ndikubabwira nuko ndikubanza kuvugaho gato cyane kuri abacancuro ariko bisa nkaho bidahagije munyeremenge nikoreshereje iri jambo ati babonye ko bisa nkaho bidahagije aba bagabo nta kindi bakoze bari yegeranyije bakora inama baravuga ati aba bagabo n'abahanga baratojwe ndavuga umutwe nyeshyamba aba bagabo n'abahanga baratojwe n'abahanga baratojwe nimba baratojwe rero tubigira umutwe bafite intwaro zihagije reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi bahaye ikaze nge muri mico byo bitandukanye abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba bwacu of course numvikana abari mu karere k'ibiyaga bigari mwese ndabasuhuje ndetse n'abari irigota Musimbi iyo ruterwa inkingi mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze muri mugoroba turi ku itariki 10 nkawe sibwo misegera mu itariki 10 turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ni mu mugoroba aho rero tuje kubagezaho report ya Risasi n'Amageruhi ibyire gute ku miryango hakuriye hirya hino ariko kandi nkaba mbazaniye amakuru arimo update nyinshi cyane pe urugamba rwabaye urugamba intambara yabaye intambara noneho kera kabaye ntago muri Kongo yigeza urugamba ubu rugamba rugiye kuba muri Uvira ariko si muri Uvira gusa kuko na Goma na Bukavu biragaragara ko ariho rugiye gufata ndetse na Warikari mutera gatebe murabibuzi ni Meriso ni nyirabyo bitirama mpari bino koma mpari murabizi icyo musabwa nta kindi ni mu gukora subscribe ukamakinga sure ko wayikoze bana banje twagiye tubanesha cyatandukanye dore na jana musharing link zigere kure mbere update kwa banyirabyo muze kwa nyirabyo mwebwe ndabahamagara muze kwa nyirabyo mukure subscribe kujya muri groupe nyandikira kuri 07 8 8 8 0987 hanyuma update ziba ziri muri groupe zo zibari nyinshi aho tubana barabizi hanyuma ikindi mbasaba kubita imitima myinshi muri comment uru wako ni wakuru wanjye imitima myinshi muri comment uru wa Nelson imitima myinshi muri comment uru kakanu yashyira hangaha nako ndaje nkazane kuko ni nakazana ndabona ibintu biri buze ku bindi kuko urugamba rwamaze kuba urugamba hanyuma rero bahikaze muri amakuru ari mugoroba nkuko bisanzwe muri rusange ni ngeuje ni Nelson ushaka kubutabizi ni Nelson naho channel yacu nk'ibisanzwe ni Ruhuka Empire News mubane natwe rero muri kano kanya mwiyumvire ibigiye kuba abacancuro amwe makuru ngiye kubagezaho muri mugoroba ngiye kwanza mbabwire update kuba tutabanye mu masaha yatambutse yibibaye ku rugamba no mu bice bye bitandukanye yinsoza mbarengerezaho amakuru yirwe nk'abantu batayumvishije murabizi bahaye ikaze rero hano mfite mu miteguro wanjye mfite hangahe imbere yanjye mfite amakuru avuga ko ubwoba bwabaye bwinshi ku bacancuro ariko kandi si ubwoba ku bacancuro gusa no kuri M23 yatanze impuruza nayo ubwoba bwayishe yego n'abaribere yego n'abarwanira kwishyira kwizana ariko ubwoba bw'abatashye kubera ko ibi bintu ntago bisanzwe pe ntago twigeze tubona urugamba nkuru aha
ntabwo twigeze tubona urugamba nkuru kuko ntabwo mu rugamba rwagiye rubaho ntabwo twigeze tubona bafata ahantu hose hazwi hari ibirindiro bijya M23 hagashyirwa ingabo zingana kuriya namuzi 60,000 by'ingabo 60,000 by'ingabo murabyumva ushaka kutabyumva ariko kandi aya makuru ngiye kubagezaho mfite hano kuri pano yanjye mfite amakuru avuga ko abacanshuro bakoresheje inama mu kanya gato cyane gatambutse bakoresheje inama imeze gute ariko bakoze inama kwabo na Prime Niyongabo nawe akoresha indi nama tera gatebe wowe akoresha indi nama iyo nama yavugaga iki uraza kubimenya hanyuma M23 nkuko nimbabwiye yatanze impuruza ikindi menye ijambo ndayishimiye abwire Leta Kinshasa riri mu ubwoba iri jambo ndayishimiye abwire Leta Kinshasa riri mu ubwoba wonde bavuga ngo utaranigwa garamye ayavuga ngo agira ngo ijoro riri hafi iyi kuko buriya yo bakuniza ugaramenye ureba ijuru hejuru nyine ukabona riri kure cyane bese yo bakuneze ariko yo bakunize ureba hasi nta kintu ubona ubundi burandayishimiye nyine yajyaga ahora nyine ibintu abigira intambara nyine yirwa murabizi ko byayaga bigenda intambara itaramusatira nyayo ngayibonesha amaso niyo mpamvu ino nama yatumijwe yari atarayibona ibintu byakaze M23 nayo yari tarabona urugamba rwa nyarwo rw'injyana muntu cyakoze tuzi urugamba yarwanye okay hose yarwanye urugamba ariko urugamba rw'imbatura mugabo no rwahanga y'Igoma murabizi iminsi rwamaze isasu ridahagarara urundi rugamba rwabereye rwindi za Kanyabayonga isasu ridahagarara urundi rwabereye urundi rugamba rwabereye ku musozi za Mogoma byo ntago twabitindaho urundi rwabereye za Ngungu cyakoze bararugwanya abagabo sha bararugwanye pe burya ntago watinya isasu utarizi abagabo bararugwanye barwana n'urwa Rubaya isasu ridahagarara za Mubambiro isasu ridahagarara za Minova wenda ho wapi baramanuka epfo abagabo ko barurwanya isasu ridahagarara oya urugamba bararuzi ariko ubwoba bwajemo uzi ko muri abacanshuro harimo bafashe harimo ingabo zirenga 100 zije kurashisha amadrone ingabo zirenga 120 zije kurashisha drone mukenyere ntago byoroshye hanyuma reka twigarukire ko okay kwanza tunanze kadukubitira aho ngaho nta kibazo twanzikiye muri amakuru yacu mbahaye ikaze umekinge shwa ko wakoze subscribe gusa cyangwa se wa sharinze ibiganiro byacu bikugera kure ubundi twibanire muri aya makuru twihuze cyane rero munyemerere mbaze mpere ku nama y'abacanshuro yakozwe mu kanya gato gatambutse abacanshuro murabizi uyu munsi mu rukera saa 11 mu rukerera nibwo M23 yakoze agashya irabatungura irabemeza kabisa mu kubemeza nta kundi kudasanzwe abacanshuro bo bari bazi ko ubundi abacanshuro bari kuza mu rugamba bo babazi ko ari umutwe nyine w'inyeshyamba kandi inyeshyamba babazi ko nta ntwari bafite yarasa ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga nyine ntago bese icyambere ntibabaha ama video burandi cyo kintu cyambere Kongo ikoresha ihisha ibibera hano muri Kongo ihisha ibibera mu ntambara mu rugamba natwe dukora ntitwemere gushyira ama video y'ibiri kubera ku rugamba ntago tubyemerewe cyangwa abapfuye abahaguye ntago tubyemerewe noneho ikintu Kongo ikora cyangwa se coalition iri kurwana ndetse nyine n'abayobozi ba Kongo mu rugamba icyo bakora bahisha amakuru y'ibibera ku rugamba iyo bahisha amakuru y'ibibera ku rugamba buriya umucanshuro uvuye mu rugamba ntagashobora kugaruka kuko azi ibyo mbintu bishoboye azi byabereye ku rugamba arabizi nyine waribonesha amaso ntago bibwirwa sa amafoto yerekwa we yarabibonye hanyuma bari abahamagarwa bakaza ngo barwanye muri za Iraq ngo barwanye muri za Iraq harimo n'abari gukurikirwa n'inkiko kuko bagiye bica abaturage b'inzira karengane hanyuma ntago bashobora kugaragaza amafoto y'ibibera ku rugamba n'ama video kubera ko barabizi neza Sadek yo yarabanje raza babanzaga bakaza bakajya kureba abapfuye bishwe gute barashwe bagasanga bano bagabo barasaka bakarasa hano nyine bakarasa hano mu bice nyine umuntu ahitapfa bagira mwakoba uriya Sadek yageze mwakoba niyo mpamvu mubona itigeze irwana cyane
yo yarabanje arabira avuga ati aba bagabo barasa hehe, barahabona. Mu kuhabona rero bajyana kwa kundi bajya bakunda kuvuga ngo akarindi gake na firi. Muri kwa kurasa barebye aho bano bagabo barasa basanga ni habi, babona nyine ni ishyano, babona ni bibi cyane. Nta kindi bakoze rero, batwaye gake. Bamaze gutwara gake niyo mpamvu n'abagiye batarashwe, abo n'abarashwe ni make cyane mu gihe bari batagiye gusuba, baje biyihiza. Babandi baje biyihiza bavuga ati yemve tugiye kwikubita ivumbi ritumuke, nibo navuga ko bahaguye kandi ni bake. N'abandi kuko bari bamaze kumenya ukuri, n'abari babayoboye bagiye gake, bagiye gake, bamaze kubona ibintu bikaze cyane. Baravuga ati reka tugende gake, bana bagabo niba bicyane ntiboroshye cyane ko bari bazi n'ubutaka barwaniraho, bazi n'ibice cyane kubarusha. Nkaho bidahagije nta kindi cyabaye. Berekeye ubwoba bwawe bwatashye abacanshuro kubera ibintu M23 yabakuriye mu gitondo. Kubera ubwo bwoba bahise bakoresha inama yigitaraganya, baravuga ati twaje gukina nabo n'ibintu tutazi, twaje mu rugamba tutazi. Nimba M23 ifite intwaro zo kuturasa bigeze ahangaha, natwe duhindure strategy. Baraturashe, amakuru ufite nuko babarashe bakabarasana n'ibirindiro byabo. Drone ya M23 yabarashe ibarasana n'ibirindiro byabo. Kubarasana n'ibirindiro byabo rero byatumye umucanshuro ayikangamo, bahita bahamagarana. Karana babwiye ko bahamagaye abacanshuro bari kuvaza Kisangani berekeza bari kare, bahamagarana bari Buvira. Baravuga ati imeze bite, bababwiye ishyano riri kubagwaho. Umucanshuro uri wari kare ntaratangira kuraswa neza, ariko uri Buvira yarashwe. Nawe ariko yari yarashe, kuko mbibutse ko abacanshuro babanje kurekura misile zindimbura kuri M23, ariko amakuru bahanye ntasanzwe. Gusa ibyo nibikuyeho ko M23 nayo iri mu bwoba bwinshi, nkuko ndikubabwira, nuko ndikubanza kuvuga ho gato cyane kuri abacanshuro, ariko bisa nkaho bidahagije. Munyeremenge nikoresheje iri jambo ati babonye ko bisa nkaho bidahagije, aba bagabo nta kindi bakoze. Bariyegeranyije bakora inama, baravuga ati aba bagabo ni abahanga, baratojwe. Ndavuga umutwe nyeshyamba, aba bagabo ni abahanga, baratojwe. Ni abahanga, baratojwe. Nimba baratojwe rero tubigira umutwe, bafite intwaro zihagije kurusha twe twabikekaga. Mu yandi magambo basanze M23 ifite intwaro cyangwa se umutwe w'inyeshyamba. Mujya munyemera nkoresha umutwe w'inyeshyamba, nibyo byiza. Basanze umutwe w'inyeshyamba ufite intwaro n'ubunararibonye, kuko ubutasi bwa M23 nibwo bwavumbuye iya ntwaro y'ikoranabuhanga yari yatangiye kunetraliza. Bari bateretse ngo itangire inetralize ibisasu by'umutwe w'inyeshyamba, ndetse babanze bakontrole ikirere cyabo ku buryo batanagurutsa drone. Ariko kuki bagiye bahagurikije drone kandi iki kirere bari barimo bazi ko bagikatinze. Bane magambo umutwe w'inyeshyamba nawo ufite intwaro ziri ku rundi rwego. Biragaragara ko umutwe w'inyeshyamba nawo ufite intwaro ziri ku rundi rwego. Uyu mutwe w'inyeshyamba rero banje kuvumbura, abagabo bakoze inama yari irimo iki? Inama yari iri gutangira urumva bagiye gukoresha drone nyinshi muri rugamba, nizo zigiye gukora. Haje rero ngo abagabo bazi ko zirashisha, ariko M23 natanze impuruza, ndaje mbabwire uyu mutwe w'inyeshyamba nawo ikintu wapanze gukora ntago boroshye abagabo. Urango impande zombi zirimo kwigana, impande zombi ziratangiye kwigana, kuko amakuru mfite nuko umutwe w'inyeshyamba nawo uri gukora inama ku giti cyabo z'uburyo bagomba guhashya abacanshuro nabo bari gukora inama ku giti cyabo z'uburyo bagomba gushyira hasi M23. Ngo bihagaze bite rero? Amakuru avuga ko umutwe w'inyeshyamba kamere ku bacanshuro, amakuru avuga ko abacanshuro abanyakolombia nyuma yo kuza, ariko mwibuka kantu nababwiye ati biragaragara ko leta Kinshasa igihisha amavideo y'ibera ku rugamba, kuko iramutse yerekanye nta mucanshuro wakemera kuza mu rugamba bitewe n'ibintu biri bihakorerwa cyane, kuko nabwiye ko bagiye babahereza amamapu yo kubereka ahantu umutwe w'inyeshyamba uherereye n'ibirindiro, aribyo batangiye kurasaho. Ariko kuki batibajije, ariko nangiye kuvuga ngo kuki batibajije impamvu bano za FDNB ndetse n'abasarenda kuki batagiye kubarasayo,
abazungu aba bacancuro bumva ko FDNB abantu bari aho batazi urugamba barabara bakabona utuntu turi aho wasenda ari uko nguko ntabwo bari kwirwa babaza icyo kintu kuko bari kumva ko nyine badafite ubushobozi bwo kujyayo cyangwa batsinzwe avuga ati baratuke turabashyira hasi ati baraturabashyira hasi niba bari aho ngaho ntabwo badushobora atabo ntibadushobora atabo ntibadushobora ibyo bisobanuye iki rero nta kindi kidasanzwe bisobanuye nuko tuvugana amakuru ahari yihuta aratubwira ko abacancuro bamaze gukora inama y'uburyo bagiye gukoresha drone bazinyujije hasi cyane kurusha ngo hari ziribuze guca hasi cyane izindi bakazizamura bakazitumbagiza hejuru cyane mu kirere ngo kandi zikagenda zirasa abayobozi inama icyo yanzuye ngo bagiye nko kwahuranya izo drone ni benshi 120 bagiye gukoresha izo drone bivuze ngo bashobora kuba hari drone bazanye nshyashya tutaramenya kandi ikindi abacancuro bahawe ya tekinoloji yo gukontorora urugamba uko ruri kugenda Kisekedi yarayiguze murabizi ariko amafaranga ya Kongo arariwe amafaranga ya Kongo arariwe amafaranga ya Kongo arariwe amafaranga ya Kongo arariwe abagabo rero mu nama ikindi bavuga ko nano bagiye kuba bakiga uburyo bwo gukorana na FDNB kubera ko bari bashyize ku ruhande FDNB na Wazalendo bumvaga ko nta bantu babarimo ari niyo makuru mfite ariko nibatangira gukorana ngomba kubimenya bavuga ko rero bagiye gutangira gukorana noneho bya hafi bakayemera ubundi butarabona uvuga batarabona bari bihebeye nyine bigize abantu badanje bumva ko FDNB nta kintu ishoboye ariko biragaragara ko abagabo ibintu byamaze kugenda bibarangirana ngaye nguko twihuse cyane rero twihuse cyane amakuru atubwira ko abacancuro bamaze kwemera ko umutwe nyeshyamba uri ku rundi rwego ubarenzeho cyangwa se ufite ibikoresho bihagije bagiye kwiga uburyo bwo kubahashya nubuhe buryo gusa batite bagize ubwoba babonye bitoroshye cyakoze wenda ikintu umutwe nyeshyamba ushobora kuza gukora nubakomamo kandi kantu ka danje nkuko babarasiye urumva impamvu bo baje bizeye itumanaho baza bizeye iri kira gitwaro cyabo cya tekinoloji none bakirashe ahasigaye rero bagiye kurwana nyama kwa nyama cyangwa se bakaboreza ikindi gitwaro nicyo kibateye ubwoba aravuga ati ko twari twizeye iyi ntwaro yacu kidufasha none turabigenza gute niyo mpamvu bakoresha inama gitaraganya bahamagara wari kare ati natwe bari kutubwira ko ati umutwe nyashyamba ukomeye Uvira ati zacu bazirashe baturasira n'abantu bacu nkaho bidahagije umutwe nyashyamba nawe wakoze inama rero umutwe nyashyamba wakoze inama ivuga iki nyuma yo gukora inama mbere yo gukora inama banje utanga impuruza uravuga ati Kisekedi ariko biragaragara ko MV3 ifite ubwabo budasanzwe uti gute bari gutaka bavuga ati twebwe turashinja leta Kinshasa kurundinga hafi n'ibindiro byacu nyinshi 60 ifite uburenganzira leta Kinshasa ni nyine regeganywe mu mutwe nyeshyamba niko babita rero bagomba kubarasa bakabakura mu nzira rero sinzi impamvu muhuruza amahanga kandi bigaragara ko leta Kinshasa yo nyine idashaka amahoro icyo ishaka urugamba Kisekedi ntagaragera aho kurwega amanika amaboko rero numva MV2 idakwiye kugitaka itabaza kuko nugutabaza kandi ntawe uzayifasha niyo yo kwirwanaho ahubwo ibikore mu ibanga wenda cyakoze ngo gutabaza ngo bituma ngo amahanga ngo nibibaye ngo biba amahanga yabimenye ngo wenda ikarwana yirwanaho kinyamwuga ngo ariko amahanga agize gute yabimenye ariko nge numva uko byagenda kose uwo mwanya mufate mwanya mujya kwandika amatangazo mufate mutegura urugabo nkuko muri kubitegura nkaho bidahagije rero uyu mutwe nyeshyamba wagerageje ko igishoboka cyose ukora inama nayo nyuma yo gutanga impuruza batabaza baravuga ati tugiye kurwana urugamba rusa nka rurwanyuma ubundi buri umusirikare ni mu mutwe nta mbere dufite nta nyuma dufite imbere gusa kuko urumva ko leta Kinshasa yavuze ko bira 60 by'abasirikare bigomba kwigarurira Bukavu bigasubira na Bukavu bigasubira no mujyi wa Goma kandi birashoboka birashoboka ko leta Kinshasa yasubira na Bukavu na Goma koko nimba bino 60 byaratojwe urugamba atareba abandi bazanye cyangwa se bazavanga imbonera kure nimba bazanye abasirikare batojwe ni bene kuko MV3 abasirikare nta bifite ariko nimba ari byayindi byuko umutwe nyeshyamba uzajya umusirikare umwe wabo azajya yifasha ingabo 10 nakurahiye da
babe bashaka abandi cyangwa se bategura amarimbi menshi bategura aho kubashyira, kubera ko ahangaha ikintu kigiye kuba sha ni ukumanuraho amakamera tu, ni ukumanuraho amakamera, naho ibindi byose simbizi. Yewe mbona ari ukumanuraho amakamera, bitari ibyo vumbi riratumuka. Umutwe w'inyeshyamba nawe rero mu by'ukuri amakuru mfite nuko wakoresheje inama iyo yiga ku buryo igiye kurwana n'urugamba rwo muri Uvira, kuko ni urugamba rukomeye cyane. Uvira yamaze kuba tere militarize ndetse tere popularite, kubera ko abavuye Bukavu na Goma niho bahungiye, uri bari Uvira, kandi umujyi ukomeye wa Sud Kivu ni Uvira. Umujyi urimo ingabo z'u Burundi nyinshi, urimo FDNB nyinshi, urimo wazalendo nyinshi na FARDC nyinshi n'abacancu. Baje gukora urukuta rurinda ruhagarika, kuko urumva ko ntago bari kuzana zino ngabo nyinshi zingana gutya batazi ko umutwe w'inyeshyamba wamaze planninga gufata umujyi wa Uvira, kuko niho ntibasubira inyuma. Kuko biragaragara ko cyangwa binazwi ko umutwe w'inyeshyamba nawo wamanuye ingabo nyinshi, amakamyo bivuga ko wamanuye hafi amakamyo arenga 60. Umutwe w'inyeshyamba wamanuye amakamyo arenga 60, nawo wamanuye amakamyo arenga 60 werekeza muri Uvira. Ariko nawe amakamyo 60 n'abasirikare 60,000 ntaho ibyo bintu bihuri. Ariko amakuru avuga ko bagiye mu ijoro, ariko amakuru aratangwa. None se amakuru nge mba namenye, urumva batayamenye cyane ko numvise umuturage ari uri kuyatanga ati ibintu bigiye kuba, ati bamanutse abagabo nababonye, ati ni benshi. Iyi nama yakozwe rero ni uburyo igiye kugupangamo urugamba rusa nk'ari urwanyuma. Murumva ntabwo byoroshye, bababwira ati twatatswe, dufite yaduyi mwinshi, yaje ari benshi 60,000, harimo abacancu baje gukoresha drone. Ubu nyine batangiye kwiga uburyo bwo kwikamufura no guhangana n'izi drone, n'uburyo agiye gutangira kwataka. Shatse navuga ko byibuze urugamba ubu tuvugana noneho umujyi wa Uvira nawe nawushyize kuri ni 70% navuze, ni 30%, 70% gutyo. Ubu ngubu bitewe n'ukuntu umujyi wa Uvira wamaze kuba popular militarize ku mpande zombi, reka gere 50-50. Cyakoze turabizi ko umutwe w'inyeshyamba utagipfa gusubira inyuma, niho habera ishyano, niko kabi ubundi, niko kabi. Umutwe w'inyeshyamba ntabwo ugipfa gusubira inyuma, bivuze ngo bararwana mpaka. Nacyo ngo babwiye abacancu, bababwiye ati abagabo ntibajya basubira inyuma, iyo baje ni ukurwana mpaka kugera kuko kanyuma. Niko katebwa abacancu rero, kuko buriya FDNB izi mirwanire wazalendo na FARDC bazi ko gahunda yo kwirukanya Bujumbura. Tukivuga Bujumbura rero,
ati mwitonde, kuko umujyi wa Bujumbura uri mu kaga. Ati mwitonde kuko umujyi wa Bujumbura ndetse na Uvira biri mu kaga. Ati kuko amakuru atari ivumba. Aratubwira ko abasirikare benshi bivuga ko hari abasirikare b'intasi z'inyeshyamba batangiye kugera mu mujyi wa Uvira, ndetse abenshi bikavuga ko bari kwinjira muri Bujumbura. Kabaye ivumbi rwagamaze kuba rwinshi cyane. Ngango anyuma nawe ntago wamutera ishoti uyu mugabo. Ibyo rero nibyo biri kubera Uvira ndetse na Bujumbura. Gusa yabwiwe ko umuriro yacanye agomba kuzagira gute, agomba kuzawota no matter what, uko byagenda kose. Ngaye guko twihuse munyemere tuve ahangaha muri Bujumbura na Uvira, ubwo agakomeje kuba rwinshi cyane. Kuba cancuro bari guhamagarana dusimbukiye muri territoire ya Walikale. Nkaho bidahagije kubona ko abacuro ibi bidahagije, avuga bati ngewe ikintu cyo cyonyine gihari muri territoire ya Walikale, General Masunzu i Walikale yahuruje. Abacancuro yakomeje kubaha map, yatangiye kugenda abashushanyiriza ahantu M23 iherereye. Hari abakuru mfite amvuga ko Walikale naho abacancuro bari kujyana ya ntwaro, nabo bafite indi ntwaro bari kujyana ya technology yo ryo ngo bagiye gusenya ibirindiro by'inyeshyamba aho biri hose, bakoresheje intwaro yabo irasa kure cyane mu birometero. Bivuze ngo M23 itagira imenge barayisiba ku ikarita muri Walikale. Amakuru avuga ko ngo General Masunzu ngashaka gukora igishoboka cyose ngo ku buryo muri Walikale nta M23 ushaka kuza kwinjira muri Walikale centre, ntibibaho. Uyu mugabo ngo amaze gupanga igikuta gikomeye cyane, ngo we ubwo yimanukiye yagarutse, yamanukanye n'abo bacancuro bagarukanye, ariko nyine bari kugenda bamutwaye muri byasa kose. Abacancuro nubwo mubizi bakoresha bino bitwaro byabo, bakoresha bino bitwaro, ariko bagakoresha ibimodoka nyine bya burende. Hanyuma ese none mbabazi, ese reka mbabazi, abacancuro abanyabikomeye baraguruka. Ese ko kabagabo barawisubiza cyane bawisubiza uyu mujyi barawisubiza cyane ntabwo bawisubiza, barisubiza Goma na Bukavu. Umva ukuntu bimeze. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkaho bidahagije yategetse ko mu burasirazuba bw'iki gihugu hoherezwa ingabo 2,230 kwambura nk'uko bashinzwe umutekano babyemeye. Ngo n'ubwa mbere umukuru w'igihugu ategetse ko inshuro imwe gusa hoherezwa abasirikare bangana cyangwa nango kuva 2012 M23 cyangwa se umutwe w'nyeshyamba mufata umujyi wa Goma. N'ubwa mbere nabwo bategetse ngo haherezwe ingabo zingana gutya pe. Gusa amakuru avuga ko ngo ni icyemezo gikwiye, ngo kuko ngo leta ikeneye kwisubiza ubutaka bwose yambuwe na AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kandi AFC yo yemeye ko leta ya DRC iri kwitegura intambara ikakaye kundi rwego, igaragaza ko ari igikorwa cy'ubushotoranyi gitesha agaciro ibiganiro by'amahoro bihuriza impande zombi Doha muri Qatar. Iri huriro kandi ryamenyesheje leta ya Kinshasa ko mu gihe cy'ubushotoranyi nk'ubu ngo abarwanyi bayo bafite uburenganzira bwo kurinda abaturage, bavuga ngo bwo kurwana. Gusa umunyamabanga mukuru w'inyeshyamba Benjamin Bonimpa yagize ati ikintu kimwe kigaragara, Kinshasa irashaka intambara kandi izayishoza. Mureke turebe turebe uburyo ki bwo kwirwanaho, icyaba cyose ngomba kwirwanaho. Gusa Colonel Nanga arutse gutangaza ko iri huriro rigenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 32,000 butuyemo abaturage. Nabyumvishe ngira ibyo ni ibintu mwumvishije. Yango tayari ngo twinjire mu rugamba rero. No matter what urugamba turarwinjira pe uko byagenda kose. Urugamba rwinjiwe sasa, nta mikini hari. Ngayo nguko rero ibyo nibyo ngibyo
biri kuberanga mu butaka mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo dutegereje no kuza kurebera hamwe ese urugamba ruza kugenda ruganira gute. Warikare ntabwo byoroshye, ni urugamba inyeshyamba ziri kugwana zipusa zishaka gufata Warikare, byanze ntako batagize, ariko kandi bari no gushyiramo igikuta mpaka bivuze ngo inyeshyamba bazitangiriye hagati, yagiye Uvira aho yishaka gucikira cyangwa gufata, bagaruka na Warikare, bamwe baturike Uvira bazamuka Bukavu, abandi baturike Warikare baza Masisi ndetse na Goma, bahurize hagati bisubiza ibice byose. Biraba cyangwa ntago biba, twe ntago dutinzamo. Izo zari update ziri uyu munsi, ariko turaza kugenda tugaruka ku byo Loni yagiye itangaza. Loni yagiye itangaza ibintu byinshi cyane kuri FDLR, bivuga ko yayifatiye ibihano. Ni amakuru, niyo makuru nkomeza kugenda nkurura buryo ngo cyangwa ubundi. So rero ngango koreka mbere soreje ahangaha, tuze kuba dusubira ku munsi w'ejo. Ndabashimiye cyane, komeza mukuri subscribe